zo ku kagari adatanze akantu abaturage rero bagatanga urugero ku gusana inzu ndetse no kujurira icyiciro cy'ubudehe bashyizweho ngo udatanze akanadashobora guhabwa iyo serivisi. Mugenzi wacu Rafiki Kabenga tugeze ibindi kuri inkuru ku buryo burambuye. Ni abaturage bo mu kagari ka Kabere mu murenge wa Kivumu ho mu karere ka Rutsiro bavuga ko nta muturage ukibona serivisi adatanze ruswa bayisabwe na gitifu ari kumwe na sedo baka kagari ka Kabere, by'umwihariko ku muntu ushaka kubaka ndetse no guhinduza amakuru hagendanye n'ibyiciro by'ubudehe kugira ngo habone uko yishyura ubwisungane mu kwivuza. Kijyanye no kuvuga ko ndabanza gutanga amafaranga, icyo kibazo cyarangoye cyane. Avuga ni ubwo ndi kudeklara ku bihumbi 20 mba nangomba kubanza nakora declaration bakamba izo mbapuro, hanyuma ngabanza ngishyura ibihumbi 5 nashakaga ko banshyiraho, namara kubitanga byose bakabona bakangorera declaration. Kugira ngo icyo kintu gikwepe byahise bituma njya ku irembo mu rwego rwo kwanga kujya ku kagari kugira ngo ngwepe ibyo bintu bijyanye no kuvuga ngo ibyo bintu bijyanye no kuvuga ngo mbanze kwishyura, ninamara kwishyura ndangiye gutanga ibintu bijyanye ngo n'amafaranga y'umutekano, ibyo byose kugira ngo mbikwepe nahise njya ku irembo. Ngize amahirwe ku irembo bagira ute baranyakira, bakora declaration muri Minaloc barabyakira, n'ubundi mbona message ko declaration yanjye bayemeye. Ubwo noneho ku kagari aribo bagomba gukora confirmation bwa nyuma. Ku kagari nibo bagombaga gukora confirmation kugira ngo noneho mbone message ko bamvanye ku bihumbi 20 bakabashize ku bihumbi 5 nasabaga, cyangwa n'uwenda bakashyira no ku 8 ngahita noneho mboneraho kwishyura kuko byari kuba bikemutse. Ubwo agronome na gitifu bakomezaga bambwira ko ubusabe bwanjye budashobora kwakirwa, budashobora no kwemerwa, bakanangomba kubanza najya kubanyuraho. Nahisemo nanjye kuvuga ati rero mituweli cyakoze ya 20 nuko mbagaze nti bishoboka ntabwo nayabona, nahisemo kubyihorera. Ubwo mituweli meze sinzayitanga, byo birenze kamere. Ndibajya gusinyisha agapapuro utishyuye inoti ya 5. Ubwo ndavuga muri make iby'inyubako byo ubu hari umuhungu nahaye ikibanza umuhungu wanjye igitanu kashi ritanze ndaryo ndayo ruswa. Ubu nanjye ubwanjye ndashaka maze imyaka 40 ndi mu nzu y'amategura, hejuru imvura igwe iranyagira, ndashaka gushyira amabati, ariko ubwo bamvite barahungu bombi naparitse kubaka guhindura igisenge udatanze inoti ya 300 nigo make kwa abahungu bombi ndi bemera ko wubaka. None iyo hasi ngiye iki kikoni kino cyo muri kureba hano ho turi mushaka umuntu agifotore hano atabaye mu 50 ndoyo gishyiraho. Ejo muzaze mbereka handu bari ibihumbi 50 bari handi 60 nge nambahagaze mbona ngo ubona Imana yo mu ijuru, ndana n'akaboko k'Imana yanjye hano kwa Safari bayaye ndi kureba Imana yo mu ijuru, n'akaboko kwerekana mu radio natanze Imana mu mugabo bari amafaranga ndi kureba guki mbona ngo ubonye na sedo bombi bagenda no kusuzuka imwe bombi bari kusuzuka imwe bagaya ku gari bari kusuzuka imwe batumaze. Abaturage bakavuga ko barambiwe kwaka amafaranga atagira gitansi kuko babifata nka ruswa kuko bayakwagendewe ku bushobozi bwa buri muturage. Bagasaba ubuyobozi bwisumbuyeho ko bwabarenganura, abayobozi bagahindurwa bityo bakaruhuka gusabwa amafaranga ya buri munsi atagira impamvu, ndetse bakongera no kubona serivisi nk'uko byari bimeze mbere aba bayobozi bataragera muri aka kagari. Rwose bishaka kuvugurura n'amafaranga uragenda ukayatanga ukavugurura. Angahe? Byaterwa n'umuntu, byaterwa n'umuntu n'urugero ushobora byaterwa n'umuntu. Hari umuntu ugaragara mu rwego runaka, hari uwo facture meme de 300 francs. Niba Minaloc yamaze kunyemerera ko bagomba kumvana ku cyiciro cy'amafaranga runaka bakakira ku mafaranga runaka yo hasi, bashyize muri systeme bijyanye n'identification yanjye bahita babona uko mbagaze, baranyemerera. Bamaze kunyemerera bariya bagira ute barafrena. Ubwo icyifuzo cyanjye nuko bakize ku mafaranga n'ubundi nguko nabisabaga, kandi koko binaranywereye nahita nishyura ikibazo cy'gakemuka. Gutwaje abantu leta ikabaduhindurira bakava hariya, ndavuga ngo babirukane ko barabyigiye wenda babajyane nta cyangwa babigishe ko Kabere hano muri Kivumu ndandi usanga ibyo bibazo cyane se Kabere badufashe bino bintu bicike mu Kabere tubone n'abandi batware. Niba utabishobora tuzabwira na Kagame. None se niko basanzwe?
niko basanzwe baje basimbuye abandi none baza bombi ari ngabashyashya none bazana ingeso zo bavanye ahandi hantu tutazi no bakomeza kudukorera ibikorwa bibi ruswa yabamaze Kabere Gitifu na Sedu bombi ndacyo batumariye badufashe abanyamakuru ni radio mubivuge ku radio zombi mubivuge batuzonze mu Kabere muduhindurire wenda hagaruka abandi beza bari kudukorera ibintu byiza. Umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Rutsiro Uwizeyimana Emmanuel avuga ko iki ari ikibazo bagiye gukurikirana bakamenya koko ko ibivugwa n'abaturage ari ukuri. Uyu muyobozi kandi yaboneyeho umwanya wo gusaba abaturage gutinyuka bagatanga amakuru ahagaragara icyuho cya ruswa kuko ngo ari icyaha gihanwa n'amategeko mu Rwanda. Icya mbere navuga ni uko kurwanya ruswa bihera ku kutayitanga. Icya mbere nasaba abaturage ni ukwirinda kuyitanga. Icya kabiri ntibabona serivisi kandi ntabwo ibyo twabyemeranyaho. Impamvu tutabyemeranyaho ni uko nta muturage wagaragarije ubuyobozi ko yabuze serivisi kandi ntayihabwe. Icyo rero navuga ni bibi, ni amakosa, ni icyaha gikomeye kwakira ruswa. Niyo mpamvu nk'ubuyobozi bw'akarere dukomeza gukurikirana kugira ngo tumenye uwaba waketseho ruswa, ariko nanone biturutse ku bimenyetso bigaragara abe yabihanirwa n'amategeko. Ariko ikibazo kirimo nk'uwaba wabikubwiye nk'umunyamakuru ubu ntabwo yabibwira vice mayor kubera ko ashobora kuba wenda atabona ibimenyetso cyangwa se akaba nawe yari afite izindi mpamvu zatumaga yitanga rwihishwa. Ngewe icyo nashishikariza abaturage ni iki, ni uko serivisi ni ubuntu. Kubaka, iyo ubutaka bwawe bwagenewe kubakwa nta mafaranga utanga. Iyo guhinduza icyiciro ntibisaba amafaranga kubera ko bishingira ku makuru y'urugo. Iyo rero utangiye nawe gutanga ruswa kugira ngo uhindurwe icyiciro, bishobora kuba biterwa n'uko nawe icyiciro wari urimo cyari cyo ahubwo ushaka kujya mu kitari cyo. Nkaba rero navuga ko ubuyobozi ntabwo burangirira ku kagari, ntabwo burangirira ku mudugudu, ku murenge no ku karere. Turashishikariza abaturage bacu kumva ko bakwiye guhabwa serivisi uko bikwiye kandi bakazihabwa nta kiguzi. Uwo rero bizagaragaraho twagiye dutanga nimero zacu nk'abayobozi mu buryo bunyuranye mu nteko z'abaturage, mu biganiro duhura nabo, turabasaba babitumenyeshe kandi tuzabikurikirana. Uwo byagaragaraho wese abihanirwe nk'uko amategeko abiteganya. Si rimwe cyangwa kabiri abaturage henshi bagaragaza ko babangamiwe n'ikibazo cya ruswa bakwa n'abayobozi mu nzego z'ibanze. Akenshi ku bantu baba bashaka kubaka ndetse n'abandi bashaka serivisi zihuse, ariko rimwe na rimwe bakanga no kubigaragaza kuko batinya ko nibabivuga bataza kubona serivisi bifuza. Aha hakaba hasabwa izindi mbaraga n'ubushishozi butuma abayobozi mu nzego z'ibanze bacika kuri uyu muco wo kwaka abaturage amafaranga atagira ibisobanuro. Rafiki Kabenga, ATV mu karere ka Rutsiro. Abashu mwambwira agakoresho bakoresha iyo bapima ubushyuhe bw'umuntu urwaye? Of course.